Niwe merapompa, niwe merapompa. Yes, nkuko mubibona kandi mubyumvishe, uyu ni Theo Bosebabireba arimo araririmba indirimbo Pom Pom ya Bruce Melody ndetse na Diamond. Ibyinshi rero byavuzwe ku mihanda kubera ko bamuzi nk'umuramyi uri usanzwe uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bakaba bavuga ati ibi ni ibiki, ishyano ryaguye byakomeye aho umuramyi atangiye kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ndetse nawe hari ibindi yavuze kuri video yiyo yo kuri TikTok, ndetse nayo ndabanza nibasangize munarebe ibyo yavuze, hanyuma tujye twabigarukaho ku buryo burambuye. Mugiye kubana mu kiganiro nitwa Budabi, iyi ni Habineza TV, kora subscribe ufunge inzogera kugira ngo yakajya ikiganiro na kimwe kigucika. Rero wawe ikaze, wandike na comment yawe turanyuzamo amaso. Reka tubanze turebe aka video ka mbere. Niwe merapompa, niwe merapompa. Iyo ni indirimbo Bruce Melody na Diamond basohoye, kubera ko bose mbafana nanjye nk'umuririmbyi, ndagira ngo mbarangire ko nimurenze umunota umwe mutarajya kwishaka. Niwe merapompa. Yego rero mwese muramwiyumviye, reka turebe ibyo yaje gutangaza nyuma ndetse n'icyo itangazamakuru cyangwa se social media muri rusange biri kugenda bivuga. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Theo Bosebabireba yavuze ko atazi icyo Pom Pom bisobanura, ahubwo yatunguwe no kubona abantu bamutuka kubera iyi ndirimbo. Tariki ya 2 Mutarama 2026 nibwo Bruce Melody yasohoye indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz bise Pom Pom. Indirimbo yakiriwe neza n'abakunzi b'uyu muhanzi. Hagiye habaho challenge, abantu bakifata amashusho barimo kuririmba iyi ndirimbo. Benshi baje gutungurwa no kubona Theo Bosebabireba ari muri abo bantu bayiririmbye. Muri aya mashusho yashyize kuri TikTok, abantu baramututse bamubaza uburyo umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ashobora kuririmba indirimbo z'isi noneho zinarimo ibishego. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Isimbi, Theo Bosebabireba yavuze ko yumvise iryoshye ahitamo nawe kwiririmba, ariko akaba atarazi icyo bisobanura. Ati njye nta nubwo, none se Pom Pom ni uruhe rurimi? Ni Ikinyarwanda? Mu ndimi ziri kuri iyi si ni uruhe? Njye naririmbye umuziki kuko nkunda umuziki, numvise ako kantu karyoshye ngo niwe Pom Pom, numva kararyoshye ariko sinari nzi icyo bisobanura pe. Noneho mbishyize kuri TikTok yanjye, mbona abantu bari kunduka, ariko banduka nkabona ibitutsi biriyongera, n'abankurikira followers bariyongera. Yakomeje avuga ko we atari azi icyo isobanura, yumva arayikunze kimwe n'uko yumva indirimbo yari hana ikarangira kandi atumva Icyongereza. Ibyo rero nibyo Theo Bosebabireba yatangaje ku bari kuvuga ko isubiyemo iyi ndirimbo Pom Pom ya Bruce Melody, akora agacarenje kandi aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zizwi nka gospel. Twabanye muri iki kiganiro nitwa Budabi, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bigucika. Ubundi ujye muri comment wandika igitekerezo cyawe, turacishamo amaso. Murakoze.